uvuga ngo wakunda urwara ugasanga imboro iri gutemba kumbe wasikweye indaya wayisikweye aho ngaho ukoresha agakingirizo n'ibyanga ugende. ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Legacy 250. uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umwari umeze neza bamwita Kamikazi. Kamikazi bimeze bite? ongerejwe kugira abakunzi bacu bakumve. Kamikazi wagwana Kigali, wagwana diaspora, wagwana East Africa, umujyi wa Kigali, mwese mumeze mute? Ewana hano turi kumwe n'umwari umeze neza. Ndagira ngo Kamikazi banze ubundi wiyereka abakunzi bacu Kamikazi ni muntu ki. Kamikazi hindukira, yewe ka bamwita umwami wa Nyashi muri Kigali hose baramuzi. Kamikazi tugiye kuganira kuntu banoza amabanga y'abashakanye. uri tayari kudusobanurira? Kamikazi ushobora no kwicara tukaganira wicaye nta kibazo. Kamikazi bimeze bite ubundi? Ubundi ngo bondi banza dusobanurire. Hari abagabo, hari ingo zisenyuka bitewe n'ukuntu batazi kunoza amabanga y'abashakanye. Niyo mpamvu tuba dusaba kugira ibiganiro byacu birebwe n'abantu bafite imyaka iri hejuru ya 18 ndetse n'ingo zubatse kugira ngo babashe gusobanukirwa ukuntu barongora bakanoza amabanga. Kamikazi ndagira ngo usobanurire abantu ubundi umugabo azacumita cyangwa bigenda bite? Dusobanura ubundi buryo process ukuntu bitangira kugira ubonane n'umugabo. Barabanza gategura umuntu. Shyiraho microphone kureba kugira abantu batwumve. Ushatse wanayifata mu ntoki. Umugabo yakukunda udafite imyeyo. Reka. Ni bamwe kwiza. Yuga afite kurongora wa undi ufite imyeyo. Akajya kujya wa undi udafite imyeyo. Agasanga ufite imyeyo niwe mwiza. Ni ukuvuga ngo ubwo umukobwa ufite imyeyo araryoha. Aryoha gute nyine? Ntabwo uri kudusobanura neza uburyo iyo myeyo iryoshye imubonana. Ugasanga umukobwa ufite imyeyo y'umunyajije aranyara. Ni nawe uryoshye imibonano. Abakobwa bumva ibiganiro rwose utaraca imyeyo tabashishikariza kujya guca imyeyo rwose. Aha Kamikazi, ikindi kibazo ngufitiye nshaka gusobanurira abakunzi ba Legacy 250. Ubundi watubwiye ko umukobwa cyangwa wakuyemo inda cyangwa se umugore wabyaye ari unyara. Ubwo ndagira ngo usobanurire abakunzi bacu neza kuba waswera umukobwa ntanyare cyangwa ntarangize. Ibibi byabyo ni byiza cyangwa ni bibi? Waswera umukobwa ntarangize. Uwicuruza we ntabwo wamuswera ngo arangize abashaka amafaranga. None ubwo uko bavuga ko byangiza kujya ubundi kurangiza k'umukobwa ni rimwe ku munsi. Ubundi umukobwa arangiza gute? Rimwe ku munsi. Abantu ntabwo ubundi abantu bazi ko umugabo ukuntu arangiza amasohora akaza, ariko abantu benshi ntibazi ukuntu umukobwa arangiza. Ntabwo ngenzi ukuntu umukobwa arangiza. Yuko umukobwa we yagiye kurangiza arataka cyane. Arataka cyane rwose, ibintu biba ari fresh. Kandi niyo umugabo aryohera kugira ngo umukobwa aryoshye igitsina. Uko bose baba bari gutaka. Ni ukuvuga ngo ubwo umukobwa mu gihe avugije induru, nese ubwo avugije induru nko kuri turu ya mbere. Nyine umugabo arangiza. Hari abakobwa barangiza vuba nk'uko hari n'abagabo barangiza vuba. Akaba yabivamo burundu ku buryo atangira kwemera ko umucumita.
hakaba hari n'abakobwa nyine ubwo barangiza bitinze bitinze ariko abakorera mu rukundo atari ugusambana ngo nishyura vuba wigende wa undi wo mu rukundo n'isaha 5 baziswera ubwo indaya zo ziba zishakira nishyura wigendere niba bafite n'abasheri babaswereraho umugabo uje kukugura se nakoresha konti ariko uyu mugabo yarwaye yarangiye akubwira buryo cyaraguha 20 akaguswerera nese ubundi dubwira itandukaniro ryo guswereraho no kwambara agakingirizo biryoha byimwe cyangwa se usibye kuba agakingirizo karinda indwara byose biraryoha byose biraryoha aravugisha ukuri oya byose biraryoha neza umuntu utambaye agakingirizo karangiza n'utambaye agakingirizo karangiza ariko ntabwo aba yumva neza uburyohe bw'igituba wenda kumva neza ko umugabo ni uguswerera ibyo byiza ubwo kugira nyine yumve uburyohe bw'igituba urumva nawe agomba guswerera ariko urumva ko aba niyahuye nawe uko umuntu uba waguze inda agaswerera aba yiyahuye ariko abo mu nkundo abo mu rukundo baba baziranye abo nta kibazo aho kujya guswera inda ugaswerera mbega abagabo baba biyahuye urabagiriye inama ndabagira inama ko bazajya bakoresha kondo yuko kujya akibaza umuntu nimuziranye muhuriye ku muhanda araje ituru nangaye ni 10 guswereraho kuko mana yanjye ugasanga rwose baragiye bakoreraho ubwo no acyuye sida acyuye buri kimwe cyose ni ukuvuga ngo wakunda urwara ugasanga imboro iri gutemba kundi wasweye indaya wayiswereye aho ngaho ukoresha agakingirizo n'ibyanga ugende ukora imibonano n'umugore wawe mubana mu rugo basi mujye munihangana ubwo ni ukuvuga ngo ubwo indaya ibituba byabo biba byaragaze uradusobanura neza ni gute oya ntabwo indaya zose zirwaye hari izirwaye n'izitarwaye kandi indaya irwaye ikizakwereka ko izakubwira ngo sheri nagukorera aho ngaho ngo nanjye ndakorera aho ngaho wa mugabo uriya bahuje indwara bose bahita bavuga ati sheri none nyikuremo yikuremo ugasanga bagezeyo indaya ifite ubwandu iyo ntabwo iby'agakingirizo iba ibishaka reka hari igihe ifite kwambara agakingirizo kugira ngo uyihe amafaranga menshi kugira yumve ko umubwira ati se ntabwo dukoresha agakingirizo ko nshaka kugakuramo ahita abyumva vuba vuba ariko wa wundi ukiri muzima basi arifata ariko njyewe umbwiye guswerera ntabwo nakwemerera sinkubeshye kwirinda biruta kwivuza ni kwa kubyara inda zitateganyijwe none se akubwiye ko araguha amafaranga menshi ariko akaguha ikinini aho nta kibazo cyangwa ugasanga agwaye 3 mukoreye aho ugasanga umwana ubyaye ni wa 3 nyine umwana namukuye mu buraya bampaye 3 urumva icyo gisebo kandi undi mugabo waswaye wa undi yateye wa mukobwa inda ugasanga ari kuryoshya n'ahandi ateye nk'ahantu 10 inda rwose ubundi kamikazi ubundi guswera ucumita no guswera buke buke ibiryoha ni ibihe cyane urangiza wigendera reka oya uradusobanurira aho uratwibye nyine ni cyane ku muntu baguze skwera vuba wigendera umuntu mutaguze nimumarane n'amasaha ubwo ariko ntabwo abantu bose bakora sheri na sheri pe kuko mu nda nta rukundo ngira gukora sheri na sheri dukore tuzongera guhuza buriya iyo uri umuntu w'umugabo ugakora amaturu nk'5 ku munsi barakwa mu mutwe wawe harimo ikibazo gute harimo ikibazo uradusobanurira ndabasobanurira ariko harimo ikibazo ubundi kurangiza k'umugabo kora ituru 2 ku munsi cyangwa 3
aho ngaho ni byiza, ariko ku iture eshanu wangirika mu mutwe. Abana uba uri guta ni benshi cyane, amasoro uri guta bariya n'abana uba uri guta muri wese. none se ikibazo nkubaze, ubu nko mu ngo z'abantu bashakanye, nk'umuntu w'inzobere mu bintu byo kunoza amabanga y'abashakanye, urakeka umugore n'umugabo bashakanye barongorana kangahe mu cyumweru? Ba bantu barongorana umuswera rimwe mu cyumweru bitewe n'umugabo ukuntu ateye, yigurira indaya. Ariko wandi utigurira indaya arataha agasanga umugore aryamye mu rugo, se sheri bimeze bite, akamwarura ku meza bakarya, bagahita bajya kuryama. Ubundi umugore ufite umugabo utajya umuca inyuma, buri gihe buri joro ntabwo yarara atarongoye umugore we. agomba kumuswera buri joro, agomba kumuswera buri munsi, kuko nicyo ngaba ubundi nicyo aba yaramushakiye. Kandi umugore wumva abagore turafuha, umugore yaraye adakoze imibonano n'umugabo we, umugore abagore ntabwo bajya bayoberwa ko abaciye inyuma. Reka babibwirwa n'iki? yego ko mana yanjye ufite kurongora, amasohoro aratandukanye. Amasohoro barabure twumve. Amasohoro ufite kurongora, njye sinayoberwa, dukundana sinayoberwa ko waciye. Umugore nimba uvuye mu rugo umusweitu, amasohoro afashe aba yayamushyizemo, aba afite n'andi yasigajemo. Ubwo ngubwo nimba aje akamuswera, ubwa mbere yamusweye agasohora amasohoro afashe, ubwa kabiri akamuswera akaza akamurongora agasohora amasohoro y'amazi, menya ko yaguciye inyuma ryanjye. Ni ukuvuga ngo ubwo amasohoro y'amazi ni ukuvuga niba umugabo aba avuye guca inyuma umugore we. Ako kantu abanyarwanda barakumvise. Cyangwa agataha nta kintu amubwira akamugaburira bagahita basinzira, menya ko umugabo yaguciye. Ni ukuvuga ngo urugo rwubatse buri joro ubundi baguye guswerana. Inshingano zabo. Hari akantu bajya bavuga ngo umugore ngo n'ubundi aba yaravuye iwabo birya bibona, umukobwa ubwo ikintu ubundi ibanga ryihishe inyuma yo kurongorana ni uguswerana. Nta kindi kiba kibagenza. Ubwo abantu ibigo zubatse bumva ibiganiro byacu rwose batange keya ku bagore wabo ariko hari n'igihe umugabo aba yiruhiye. Arushye gute se ku buryo erega kamikazi nawe urabizi. nzamfata njyewe mbabare. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe uramutse wubatse n'umugabo wazajya umufata ku ngufu? Ntabwo namufata ku ngufu, ubwo nanjye amaze nk'iminsi itatu atanzwe. Gusa urumva mu Rwanda abaswera ni benshi cyane, najya gushaka undi nanjye uzajya tugakora imibonano, nanjye yaza sagera n'ikindi mwerekana kimwe. Rero abagabo nabo n'abana ashaka kukurongora ashaka kuguswera ntubikore, nawe urumva yakumerera nabi. Yego nyine twese kuri kimwe kimwe. Esther nani kamikazi ndagira ngo tubwire ubundi ari imboro isiramuye n'idasiramuye biryoha kimwe? Idasiramuye ni umwana. Idasiramuye ni imboro idasiramuye ni umwana. Ubwo iryoha ni iyihe? Ni isilamu. Imboro isiramuye ni iyihe? Ubundi Esther nani kamikazi ndagira ngo tubwire ubundi akamaro gusisa ubundi bimaze iki? Ntabwo gusisa mbizi, ibyo se wabibwiraho. ariko hari icyo ubiziho? Oya. Ntabwo ujya ureba porono, ariko hari indaya zaharazi bikora. Mwese ubu ngubu tujyana mu cyumba ko kabo babikora, ntabwo mbizi. Mwese ubwo ngubwo gusisa ni ibiki sawa? Ntabyo uzi ukuntu nyine bonka imboro? Ntabwo ibyo byo mbizi. Ibyo byo ntabwo mbizi. Nzi ko baswerana bakaryoherwa gutya. Esther nani urumva wowe umuntu usitsa ni kuri abo nk'imboro. hari abagabo uzi babikora ubundi biraryoha cyangwa bigenda bite? Ese ka biriya ni iby'abantu bakina poro kandi baba bishakira amafaranga.
erega iyi si tuyibayemo harimo ingero nyinshi, ufite no kwica umuntu akaguha amafaranga. Ubwo rero nimba umuntu nyine yonsa iyo mboro fata ko ashaka amafaranga. Kamikazi, gutanga nimero ya telefone hari icyo bitwaye se? Ntacyo bitwaye. Okay, umuntu agushaka yagusanga he? Nibandike nomero zanjye. Okay, wakoze kutuganiriza kuri Legacy 250 channel. Tanga nimero abakunzi bagushaka bakubone. 07 9 urayisubiramo kugira bayumve neza. 07 Wakoze cyane kutuganiriza, ibihe byiza. Thank you.